Igitondo cyiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, ubwo ndavuga ibice bigize u Rwanda birimo intara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse burengerazuba. Hari ahandi abuda umujyi wa Kigali twavuze se nawuvuze navuze umujyi wa Kigali, amajyepfo, iburasirazuba, amajyaruguru Burengerazuba ntabwo okay. Burengerazuba abantu nibatubwire baramutse gute. umutingito wabasize gute? Rya wowe ntabwo wumvise? Ntabwo nawumvishe. Wese warawumvishe? Nge narawumvise. Wumvishe se? Urawumva gutyo urawumva? Nari ndyamye ku gitanda numva kiragiye. Numva kiri kujegaje. Ntabwo nawumvishe. Nge narawumvise. Noneho ahubwo wumva igisetse mu Burundi bati harahiye. Bumvise umutingito babote karabaye bati harahiye. Ubundi ngo umutingito uba iyo ubaye mu Burundi umukuru w'igihugu bagiye gupfa cyangwa se umwami. Oya niko bimeze se? Niko bavuga ngo igihe cyose narabaje no kuvuga nkunziza byarabaye bati yego. None se uriya mitingito yabaye ejo bundi cyagiye kirunga kiruka ubanza itarabagezeho ntabwo, ariko uyu nguwo ngo baturutse mu bice bya Tanganyika. Waturutse n'ubundi mu bice by'iwabo. Yego. Ariko bakubwira gutya ntarabi naramubajije. Yego. Ati umutingito ni mubi. Ndavuga nti mu Burundi hari umutingito. Ati yego. Ndisusigura iki? Ati umukuru w'igihugu agomba kugenda. Akabarundi ndavuga abarundi ntabwo ari byo. Waravuze ahantu hose. Ntabwo byashoboka. Oya zewe yareba nk'uyu muvandimwe wacu. Yarambwiye ati Uburundi ni ikimenyetso 100% cyuko ubutegetsi abategetsi uhereye kuri kuwuri ku isonga kwaba ari agira apfe. Harimo ushobora gupfa. Ati kuva kuri Rwagasore Ndadaye na Nkurunziza kandi akeshi amaraso araseseka menshi mu gihugu. Nuko yambwiye. Oya mutingito se ibyo ngira ngo iyo myemerere numva atari yo, ariko akenshi ngo kwemera kurarema ibyo abantu bemera nibyo bibabaho. Nibyo bibabaho. Ari ari bo babizana. Yego. Akaba aribo batuma bibabaho. Impamvu ngiye ibintu bijyanye no kwemera ibintu byinshi mbyihorera kugira ngo bitaza kunkoroga. Naho ubundi ibaze nk'ubwo umuntu yemera ko wenda nk'umwana we cyangwa umubyeyi we yapfa kubera ko habaye akabona kirabaye, akabona nicyo kibaye. Ni ikibazo gikomeye. Ni ibintu bikomeye. Hanyuma udatangira ugira abantu bamwe usuhuza bimeze biti? Ndasuhuza inshuti zacu muri rusange, inshuti zacu zikurikira Bwiza TV na bwiza.com aho ziba ziri hose. Ubwo by'umwihariko nyine nasuza Christian Console, nasuza Alphonse, tugasuza Jemadari, Mama Chondo, Rangira ni ngombwa, Monsieur Boni yibuke ko noneho rwose ashatse yaba hafi yacu akaduhereza ibitekerezo. Estache, Evariste, Norbert, bose mujya muduhereza ibitekerezo. Ndabasuhuza. Ku nshuti zindi rero nasuhuza Thierry, Méthode, Josué, Valence, Toussaint, Oscar, Berki, Janvier n'abandi impande zose aho muri turabasuhuza, mugire amahoro. Turasuhuza kandi umuryango wa Aisha. Umuryango wa Aisha mu minsi ishize Aisha yaradusize, Imana nawe yagize ubushake bwo gusarura umuntu wayo. Aisha yitaba Imana. Umuryango we rero turawukomeje, ukomeze wihangane. Yego. Yes, ngaye nguko rero nanjye ndasuhuza abantu barimo Eric, barimo Damian Nkaka, umuntu rwose wabwiza kera cyane, abarimo ba Jackie Rose, ba Suzana Generation, abo bose turabasuhuza aho muri hirya no hino. Mwumve ko tubakunda santima. Yego. Ngaye nguko twaje rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kirimo amakuru atandukanye aho tuza kureba ku bintu bitandukanye ndetse no ku nyungu zitandukanye. Niho tuza kuba tujya. Nushaka ukihuriraho kantu. So aho tuza kureba ku bintu bitandukanye bigenda biba bivugwa hirya no hino. Abo daturare bakubiki rero.
turahera mu Rwanda twavuga wenda nk'ibikorwa bya Perezida wa Repubulika aho ejo yari ari kumwe n'urubyiruko bataha Zaria Court na Masayi ndetse na Dangote ngo yari byitabiriye aho Perezida yavuze ati ntabwo ari bimubona gusa n'ibindi biracyaza. yego Perezida wa Repubulika rero yafatanyije na Ujiri uriya wubatse Zaria Court bataha ku mugaragaro iriya nyubako ye yakwiriyemo ibikorwa byinshi bya siporo. Mu byo yakoze rero habayemo no kuganira n'abanyamakuru nyine ngo arababwira ati nubwo ntamenyera ibintu by'ubucuruzi ariko ati nshimishijwe nuko nagize uruhare mu nyubako muri iyi nyubako. Ibyo turahera muri ibyo tugere no kuba bamwe mu basirikare b'igihugu barajyanywe mu kiruhuko cy'izabukuru. n'abasirikare bakuru barimo uzwi cyane Afande Gumisiriza. Ibyo ni ibintu byaranze umunsi w'ejo turaza gusubiramo. Hakabamo muri Kongo Kinshasa haracyari kugandara kubera ubwicanyi budasanzwe bubera mu bice bya Ituri. Abantu barenga 43 ngo biciwe mu nsengero baricwa. Hari na kiliziya yo mu bice cya Ituri yafunze imiryango ngo kubera ko ibintu abantu bayikoreyemo bo bavuga ko ari Kodeko barwanyi b'umutwe wa Kodeko ngo bayikoreyemo ngo ntabwo bisanzwe. Muri Kongo Kinshasa kandi harimo amakuru akwirakwira ariko ajyanye n'ibitekerezo abantu bafite cyane cyane by'impungenge bijyanye no kubahiriza amasezerano ya Doha yibanze kuko uyu munsi ni iminsi 10 nyuma yuko amasezerano yibanze ategura amasezerano ya burundu asinywe. Iminsi 10 rero ni iminsi ikomeye cyane kubera ko ariyo yaritangagwaho kuba abantu bamaze kuba biteguye kuba bakora amasezerano yumvikana ya burundu. Iminsi 10 niyo bavuga ko ari iminsi ishobora kuba bamaze kubona amasezerano ya burundu ariko kugeza uyu munsi banza nta kirakunda abantu batangiye kubyibazaho bati bimeze bite bigeze he buriya nabo ni pressure yego itangiye kuba kurabona. Ikindi abudara nuko tuza kureba ku munsi w'ejo ngira ngo twarimo tuvuga ku basirikare benshi cyangwa se kuba hari ibitero biri gutegurirwa muri parike ya Kauzi Biega na Bunyakiri mu majyepfo muri za Karehe. Muri za Karehe niho twavuga ko hari ibitero biri gutegurwa ndetse biravuga ko nibura biri gutegurwa na FRDC, FDLR ndetse na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Nibo bantu bari muri kiriya gice. Bivugwa ko target yabo itakiri AFCM 23 gusa ahubwo ngo n'u Rwanda ngo barushizeho ijisho. Biravuga rero ko abo bagabo rwose ngo barakaniye cyane bamaze kugeza abasirikare benshi cyane muri irashyamba. Bakubwira ko nibura hagati y'abasirikare bagera kuri brigade ubwo ni nk'abasirikare bagera mu bihumbi bingahe bitatu brigade ni nk'ibihumbi bitatu brigade hafi bitatu cyangwa nka FARDC ishobora kubigira bataya ishobora kurimo nk'abantu 700 cyangwa se bashobora no kurenga. Ubwo bivuze ko nibura brigade kandi ijyamo bataye 3 mu gihe cy'intambara ishobora no kugira enye ariko urumva ko ibyo byose bitatu biri hafi. Bakubwira ko nibura bateganya kuhashyira brigade zigera muri 3 ariko bakubwira ko mukura hari brigade zigera muri 2 arizo zimaze kugera mu ishyamba rya Bunyakiri zije kurasa M23 ngo zikurehe muri Bukavu. Mu gihe abantu bari guteganya amasezerano y'amahoro bo ingabo zikagenda zirundarunda mu gace ziri kujya muri Bunyakiri muri iyo parike ya Bunyakiri kakagombye kuba kitabwaho n'ayo masezerano y'amahoro. Yego bashaka rero gufata Bukavu. Urumva bagiye birunda bafite uko bazamo barubizi ko ikeshi tunabivuga bagiye baca mu bice bitandukanye kunyura kuva za Nyangezi bakazenguka inyuma za Kavumu bakaza bagakomeza bagera hehe bagera muri Ntuza bagera
bagera hano Bunyakiri, kuko urumva ko bashobora kuva Bunyakiri bagahita bagera bagera na bashobora kuva Warikare bakajya Bunyakiri, bashobora kuva Kisangani bakajya Bunyakiri, kuko urumva bagifite access ya Warikare, baba bafite n'uburyo bwo kwideplasa. Bashobora kuva hepfo za Uvira bakagera n'ubundi Bunyakiri, kuko abantu babizi neza barabizi ko hashize igihe kinini cyane kuva Mventura yafata umujyi wa Bukavu. Ni umujyi wavuga ko uhora ku gitutu cyaza ahitwa za Katana, Kabamba, muri teritwari ya Kabare hahora ibitero, ngaho ngo Wazalendo ngo yafunze umuhanda, Wazalendo ngo yahafashe, ngaho za Nyabibwe aho hose hafi aho ngo za Ntumbi hahora utuko dutero twishe, kugeza n'ubwo hari umwe mu ba generali b'Abazalendo bita Nzabona, ejo bundi Mventura nawe ngo yaramucyuye. bazataha hari indirimbo bajya bavuga ngo bazataha, ngo ni munsi igihe nikigera bazataha, nawe bazataha. Ejo bundi yaramucyuye, ariko ni umwe mu ba generali bari bakomeyemo hariya mu Muzalendo, ndetse n'undi yitwa Bahigi nawe yaracyuwe. Oya, ari kwirukanka ubu ngubu Mve turi muriho ari kwirukanka, ariko n'umwe mu ba generali bakomeye. Abantu ba Karehe baramuzi, abantu tuziranye bo muri Karehe baramuzi rwose. Ngo bo banambwira ngo ni umuntu mwiza, ariko wanze kujoininga Mventura. Ntiyigeze atuma hari inka z'abaturage ziribwa. Mu gihe witwa Nzabona we ntibajyaga imbizi na Bahigi. Urumva ahantu rero Abdallah turaza kuhagarukaho turebe ibyaho. Tugiye no kureba kandi ku basirikare bavugwa ko baba bararekuwe na Mventura ngo imaze kurekura 12. Mventura irimo irivuga imyato. Iyo myato se, imyato yivuga ngewe ntabwo mbyemera byo by'imyato rwose. Niyo baba barahawe byibura, utabyemera ugira ute? Oya, niba yarahawe byibura n'abasirikare byibura bayo nka babiri, cyangwa se abapolitisiye bayo nka babiri, kuri abo 1500 cyangwa kuba 10,000 bingahe, byari kuba ari ikintu, ari result positive. Ariko nta musirikare n'umwe wayo, nta muturage wayo cyangwa se umupolitisiye wayisize warekuwe kubera ko yarekuye abasirikare. Ibyo rero tunyereka ko ni inyungu zo kuvuga mu itangazamakuru cyangwa kugaragaza gusa ko babikoze, ariko nta result ku muturage, ntacyo byayimarira, ntacyo biri buhindure. Ni ibyo byose tugenda turebaho, kugira ngo tunyuze muri ibyo ngibyo. Twakira abantu rero muri studio za Bwiza TV. Ubu ni 2:06. Uyu munsi ni tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025, akaba ari ku munsi wa kabiri utangira icyumweru bwa Abdallah. yakabasigaye iminsi 3 kugira ngo ukwezi kurangire kwa karindwi. Ukwezi kwa Trump mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, akaba ari kubigaragara. Hari amakuru rero twari twabwiye abakunzi ba Bwiza TV, twabwira ko mu ishyamba rya Bunyakiri hari gutegurirwa urugamba rukomeye, operasiyo ikomeye cyane, operasiyo yo kuza ngo gufata umujyi wa Bukavu. Ziko Kedeja bivuze, bura Kedi harukure bivuze, hari igihe amakuru yagiye rimwe rimwe ntunabyiteho. Kedi ati nyamara Meki, nubwo Karehe twivugira, kuko tukunze kwivugira out of microphone, umva keshi kuba umuntu afite imboni ziguha amakuru rimwe rimwe kwase Karehe. Jewe Karehe nageze ndeka no kujya nyivugaho. Karehe nayibonye ko ari Karehe yananiranye pe. Hari n'umuntu ejo twavuze tuvuga muri Karehe, ndamuga Karehe ni ikibazo gikomeye cyane. Karehe bigera habaza rero bigeze kuza ubwabo birukana rwose Mventura. Hari uduce bayirukanyemo. Icyo gihe cyo kuza tuza kubivugaho, urugamba rusa nkaho rukomera, Mventura nayiragendera birukana. N'ubu ngubu cyo kuza irimo irabirukankana. Ariko Karehe irimo irategurirwamo ibitero bikomeye cyane. Bakubwira ko nibura FARDC na Wazalendo n'aba FDLR bamaze, ubwo Karehe mvuga niba za Bunyakiri muri parike, amaze kugeramo ngo brigade nibura zigera kuri 2 z'abasirikare bagomba kuza gushamburiya iki umujyi wa Goma wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu Goma se bayireka. Oya, babanza Bukavu ikaba, wibuke ko rega abantu bafite force muri za Warikare ziri standby, bazifite Rubero, ushobora guconnectinga na Karehe na Bunyakiri. Biroroshye kuko n'ubundi bava za Warikare na za Kisangani, barazenguruka mu mashyamba, banyura za Nyangezi, baba mu misozi hirya za Nyangezi, hirya za Warungu, bakaza bakagera za Bunyakiri. Urumva
rero bakubwira ko nibura brigade ebyiri ziri standby kuko ejo Kedo yagiye kubwira ati rwose ubwo ati ni umu FARDC wabimubwiye amubwira ati mu masaha dushobora kuba dufashe Bukavu twabishatse abarundi FDLR Wazalendo na FARDC ubwo bakubwira ko nibura bari bafite gahunda yo kugezamo brigade eshatu urumva abasirikare uko bangana rega effective nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Aya masezerano rero ya Doha ashobora kuzagerwaho mu matariki 18 z'uko kwezi kwa munani. Bivuga ko mbere yuko aya masezerano agera nakurahiye Bukavu ishobora kuba imberenge, hazaba harimo umuriro, ashobora kuba imberenge hazaba umuriro. So rero amakuru dufite ubwo nta makuru y'imbere umuntu aba afite Abdallah, nuko bano basirikare bari biyorganizinze kuko hari ubundi hama FDL. Ejo nabivugana n'umuntu rwose mbwe nabikwereke, ambwira ko naramubazaga nti FDL kuko hari Bunyakiri hama FDL nyinshi cyane. Ababyibuka neza byuke ko tugeze no gutangaza mbere yuko Goma ifatwa Burundi bwarimo bupanga gukoreramo training wing muri za Bunyakiri. Yego. Icyo gihe Goma ifashwe biba ngombwa ko bose bagira gute birukanka, bamwe baranakomeza bageza Uvira. Hano rero bakubwira ko brigade ebyiri zari zimaze kugeramo, habura brigade imwe. Brigade imwe urumva ushobora guhita nk'abasirikare nk'ibihumbi 9 nibura. Brigade ushobora kubara nk'abasirikare 9,000 kuko buriya mu basirikare hari abasirikare baba bagize batayo, harimo n'aba staff, hari ababa baguma aho ngaho, abandi bateka, urumva hari uburyo bashobora kwiyongera. Yego. So rero bakubwira ko nta kindi kuza kwijya muri kiriya gice n'uburyo kugira ngo babone uko bataka imbere. Urumva batatse Uvira, bava Uvira abandi bakataka bava Bunyakiri, urumva ibyaba kuri imbere ukuntu byaba bimeze. Ariko imbere turashobora kuba ifite n'ikibazo cya effective y'abasirikare. Ahubwo jewe suko mbibona. Yego. None se hose yafashe nifite abasirikare, yafashe ite ntibayihunza abangaba. Wari wumva mu majyepfo hari abasirikari bashya batojwe bayumve turu, hari training wing iba mu majyepfo irahaba, ndakuraye ntayo irahaba, harya cya kigo kigana ku mupaka kitwa irahaba rwose, ariko Kansayo ntumjyaneyo Kansayo, ariko irahaba ndabizi ko ihaba keka niba bari hakuye. Nta passing out ibase kuko ntabo twumva rwose, ntago babishyira mu ntago babitangaza. Nejo ubundi se ntibasoje bantu za Runyoni hari batore za Cyanzu. Yego. So rero bakubwira ko nkeka ko AFSM vetri ifite ikibazo cya effective. Ahubwo giye ikintu cya mbere mbona gishobora kuba kirimo vetro n'uburyo bwo kwigira ikizere kikabije. Bazi ko bafashe ikizere gikabije kirenze cya over confidence, kumva ko nta wagushobora ukomeye cyangwa umaze kugerayo. Icyo ni kibi cyane. Icyo rero nicyo nge mbona kuko okay, cyangwa se akaba ari ubwo bw'umunyamakuru n'ubw'imbone. Icyo ni kibi cyane, ni nacyo mu Rwanda twagiye tugiramo amakosa menshi cyane. Ukumva kuva abanyarwanda ngo bari kuririmba ngo twebwe igihugu giteye imbere bya hatari, kandi nta hantu tuba twagera, abantu baza kutwigira. Yego biri kuza ariko ntaho tuba twagera, dutegereza kubona byinshi birenze ibyo tubona uyu munsi. na M23 nuko AFSM M23 nuko akagombye kuba itekereza. Nge mbona ari nka over confidence kuko urebye neza Budara, sinakubwiye ngo ni gute tubyibaza, ni gute FDL zishobora kumanuka zikava Nyiragongo zikaza zikajya mu mujyi gutera abaturage kandi umujyi urimo. Ni gute ushobora guturana na FDL mu birometero 5 cyangwa se n'10 ubizi ko ari umwanzi wawe, ukazinduka mu gitondo umureba, ahubwo nawe akureba. Yego. Dufata urugero rumwe, nibyo navuze nti jewe ejo nanabivuze mu kiganiro kuko nanibaza n'u Rwanda nubwo racyaturanye na FDL Nyiragongo ntibarimo se. Nyiragongo ntibarimo, Nyiragongo se no mu Rwanda ndavuga ko ruturanye na FDL u Rwanda. Ariko ntabwo nyine ntabwo rwari rwahabwa uburenganzira. Ntabwo ndi gusaba ko rujyayo, ariko ndi gutanga information. Yego. Oya n'umuturanyi umaze igihe kinini hari. Banza batabahangayikishije, ariko giye bani hangayikiye da ugoze ninde ukeneye ejo hundi sinzi umutwaze duse muti narose rwose. Ariko hari gihe nigeze kumva M23 yabakozemo irakozemo ubudehe tugira ngo byarangiye, ahubwo bimera nko kubyutsa intozi hari. None se yarashaba nk'ubu mu minsi yashize barwanaga Kazaro irabarasaba zamuka bazanyira Gongo.
Nyiragongo bashobora kuba bafite abarashiwe Masisi cyangwa Warikare baza bahita Nyiragongo. baza kwisha muri Nyiragongo. Barasirwa Nyiragongo bagasubira Warikare. Ni umukino. Ni umukino. So ni umukino. None se kuko ikintu ushobora guhita wibaza niba bararashwe. Fata urugero rizirita zabyo. Colonel Sirikove yigeze araswa ntahari. Yego. Rumuri General Rumuri wa FD ntahari. Ntibari aho ngaho se ntiba aho bari ntihazwi. Ngiye mbona ari ikibazo cya over confidence cyangwa se kumva ko cyangwa se ngenge nkunda no kubona inyamara no muri intelligence ashobora kuba habamo ikibazo. Kuko rimwe na rimwe kangoye nk'urugero Karehe mu minsi yashize. Yego. Karehe wereka ngoye nk'urugero ejo ntibiri barwana nkumvishe kwanza. Barwana Karehe. Yoho Karehe abaturage baraguha buda. Haragowe abaturage bari hasi hejuru. Hari muri za tetwa ngo kabare siyo ikomeza n'umujyi wa Bukavu. Ahubwo n'ikibuga cy'indege cya Bukavu gihora kiri menase cya Kavumu gihora kiri menase buri gihe. Nicyo bashaka na Wazalendo ajya avuga ibyo avuga byose akuba ati ngenzaza nyurare Katana asigaye ntigendere ngeyo. Aha ngaha ndetse nkumvishe ni muri Karehe utagira ngo ni ahandi hantu ndi wenda no kugusakuriza amatwi atameneka ariko umuntu wafashe amajwi yarari hafi yari yihishe bari mu mazu. Yego. So uzi ko kuva bafata Bukavu nta na rimwe Karehe itabirimo Wazalendo kandi bayinyuzemo nta na rimwe ifudere itagaragaramo ndetse n'amakuru yarari nuko urabona barasa za Katana bakomeza aba FRDC abarundi n'aba FDL bamwe namwe binjiye mu ishyamba rya Kauzi Biega bajya no muri za Bunyakire. Yego. Sasa rero bakoze ikintu cyo kwiyorganizinga. Bari yorganizinga bishyira hamwe iyo bashatse baza gutesha umutwe abaturage bahari. Ikindi cyari gihari hari umuntu wari urimo hariya rwose tuziranye yambwira ko hari n'igihe bigeze kubatera barahunga. Ubwo remve tujya abita baroko defense bari hariya mu guhunga abasore harimo abasore benshi bitahiye bahoze ari n'abasirikare hari n'abashaka ko baranabivuyemo baba mu bagiye iwabo bari nk'abasore rwose nka 80 basaba imbunda ngo muduhereze turebe barwane amavi hasi barazibura ntazo babonye bazikuzuye barazibuze. Ariko twibuke ko babonye ngo ibaze aho ngaho mu bice byanye hafi na Nyabibwe ntago ndi kwibuka neza ngo habonetse imbunda 15 bari batize imbunda 15 ntacyo twazikoresha bashyizemo barimire barirukanga. N'ubundi aho kugira ngo ujye kwiroha mu mwanzi uzi neza ko resulta iraba iri negatifu ibyiza no kugenda ukashaka imbaraga ukabona ukagaruka. So aha rero muri kiriya gice niho hateguriwe igitero cyo kuza gufata Bukavu no gufata ibice bindi hanyuma bagakomeza bambuka na Rusizi niko bavuga. Ikibazo cya Rusizi twakivuzeho tuvuga ko ahubwo Burundi buteganya gutera u Rwanda rubinyujije mu kibira. Naho hari bakubwira ko hari FDLR deja ejo hari imboni yanjye yambwiye ko hari ubu bari mu Burundi bari gufata n'abantu bahuze muri FLN bari mu nyeshyamba abavuye mu gisirikare bavuye mu gipolisi bakabohereza muri za Uvira n'ahandi n'abajura bo mu mapurizo cyane babandi babaribye bakabirukana bose bari kubagarura icyo kintu bari gukora. So urumva rero ubona ko intambara iri guhindura isura buda. Ikindi bakubwira nuko mu Burundi ubu ngubu Uburundi nturebe kuri Burundi busigaye bumeze neza ku gikoresho bakubwira ko ubu ngubu ufite air defense system igaragara rwose bwaranaziguze muri no minsi bu ifite air defense system ijaminga amadrone ishobora no kujaminga ikirere bafite izo bagendana bafite n'izo batereka zazindi bya imodoka batereka. Yego. Bakubwira ko rwose ngo bashobora kuba bafite system y'Abarusiya iri gukora akazi ku rwego ngo rushimishije rwo hejuru. So rero ntubone ibi byose baravuga ati twebwe nibaze bakuruye mu bintu ati ngwino mu biganiro ngwino ujye mu biganiro mu gihe uzabuhuze tuzaturimo twe dupanga abasirikare hirya no hino dupanga forces zacu hirya no hino ubundi tuzagukubita uri muri ceasefire. M23 se nayo yizeye ibiganiro koko
ariko irabyizeye, itabyizera ntijya yose ntiyatendera, irabyizeye ahubwo twe nitwe twibaza ngo kubyizera kwayo gushingira kuki ushobora kwibaza ese hari impact iyo itekereza expectation iri kurebamo ni izihe, ikeka ko izabikuramo iki, hanyuma ukahita ureba ukavuga ati rero intambara yo iracyari imbisi, aho ubona ko ahubwo intambara iri kugenda ihindura isura, ibikoresho bano bagabo bari kubibona, imyitozo bari kuyibona, ikindi rezariye bari kuza, kuko ikindi intambara uko itinda hazamo na challenge. Uyu munsi none intambara ishobora kuba yari mbere itangira yari umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa, uyu munsi hajemo noneho n'abantu bakeneye gukora business zabo, hari inshuti batangiranye nazo sizo musoza zirahindukanya kuko n'inyungu bagufiteho zirahinduka. Yego, uyu munsi rero utinda rero abari bakwiziritseho kubera wenda n'urukundo bagenda bakuvaho. Ikindi n'uwo muhanganye nawe agenda agira abamufasha, urugero uyu munsi niba Amerika ivuga iti dukeneye deal yacu n'u Rwanda, bivuze ko Amerika ishaka deal hano mu burasirazuba bwako, iyo nishobora no kubishaka hose muri Kongo yose. Ubushinwa bwo bibaza ko budakeneye kongeza umuriro kugira ngo ibi bintu bikunde, hanyuma Ubufaransa, hanyuma Uburusiya n'abandi, Ububirigi, buvuga ngo buri gihugu cyose kirabasa, ariko nanjye harankeneyemo akantu, kandi uko bongezamo akantu cyangwa uko buri wese agashakamo niko ibibazo bigenda bijya gutinda. Ariko hari ibihugu ntigeze menya inyungu zabyo, nk'Ubwongereza n'Ubudage bubona byicecekeye, menya ntacyo biba bikeneye, bishobora kuza indirect kuko nta gihugu kidakenera binyuze wenda nko muri Union Européenne, Ubudage wenda bwagira icyo bubona, nk'uko bakubwira ko BRICS nayo bakubwira ko ishobora kuba irimo hano, harimo guhangana kwa BRICS na OTAN, ibyo ni ibyo abantu bavuga, ariko bishobora kubamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi gihari, South Africa ntirashirwa, South Africa igashaka kunyura mu Burundi, yego bumva icyo yakora no kubahereza ibikoresho. None se urumva batabikeneye, yazana ibikoresho, bakubwira ko hari n'ibya SADC bimwe byagiye bigakatira mu Burundi, kandi ibyo bintu M23 yagombaga kuba yarabifasha, ibikoresho yagombaga kubifasha tabigitangira, yagaragazaga ubushake bwiza bwa politika. Biriya bikoresho ku munsi bamanika amaboko, ibiriya bikoresho bagomba kuba barabyambuwe, yari guhita ibibakuraho cyangwa ihita ibabwira ati mu modoka mwese ipakira ijyana gufungira ahantu, ikahashyira niyitana bafunga ngo byo gufunga ariko abashyira ahantu bita ko ari safe. Yego, hanyuma igasigara icagiye kiriya gihe bari bagihuze bakijagare mu bwonko, yagomba guhita ibafata ako kanya nko ku itariki 28 ifata umujyi wa Goma, ihita ibabwira ati uwo munsi nka nijoro, ikababwira uti mu gihe ahangaha, nta negociation, nta no kwitaba telefone, nta n'ikindi ikabanza ikabagezayo, hanyuma igikoresho kacyeva kikagitwara, hanyuma negociation zo kurekura abasirikare n'amadiplomasi menshi banashaka bakaza no kunegociya izo mbunda, nta kibazo. Mudusubiza imbunda bari bafite, ibyo ntacyo byari kuba bitwaye, ariko binyuze muri negociation nta kibazo bakazibasubiza. Ariko ntabwo ibyo bintu babikoze, ahubwo bakajya batekereza ko byakorwa nyuma bakihari kandi bidashoboka. Barakubwira rero ko ndabona Evariste nawe ari kumbwira ngo Angola na Tanzania ngo nabyo ngo bifite abasirikare Uvira. Ibi ni bivugwa, barakubwira ko rwose hariya ngo Tanzania byo birashoboka kubera ko na Angola ariko yaza, uriya Angola perezida wayo ntabwo akirira angaje muri biriya bintu, ubundi akenshi kwifata kwe kwashingiraga ku kuba yari umuhuza, ubu ngo ntabwo akiri umuhuza, yanavuyemo ku buryo butameze neza, ntabwo performance ze zabaye nziza, birashoboka ko yakohereza ingabo. Ubu rero ni ukuvuga ngo icyo twavuga ni ukubona ahubwo ko intambara igiye kuba intambara kurenza uko twe twabivuga, gusa izashobora kuzaba ari iya nyuma, ariko iyi ntambara noneho hari igihe nawe uvuga uti aho bizagenda bitera, nawe ugakoba kakaza wakabura, nawe ntiwakabura, ati noneho bizagenda biti. Wibaza ko bizagenda ukurikije imigambi, ukurikije amakuru ugenda wakira, amakuru ava mu Burundi, amakuru ava mu Kinshasa, amakuru ava za Beni, amakuru ava experience nabonye cyagiye ku itariki 27 ndibaza, nizere ko idashobora kongera kuba, wenda nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo bateye Uvira, bateye Bukavu ngo bagamije kurasa u Rwanda. Nizere ko experience abantu bahunga batayigira. Kubera icyo batagira, ntibafite drone, ntabwo yari nziza na gato.
ubu nta kibazo bagira. iriya experience ntabwo yari nziza na gato. So Abuda ndumva ari ibyo, reka wenda twakira udahungaze tubwire gusa mwibuke musome n'amakomenti gusa wagenda ucishijeho gusa mu bigaragara cishaho komenti, mu bigaragara ubona ko hari ibintu bigenda bihindagurika umunsi ku wundi. Yego turasuhuza rero inshuti zacu zihora zandika, ni byiza cyane, bituma twumva tutari twenyine muri studio. Hari Fulgence buri gihe aba ari uwa mbere ati mukomere uyu munsi ni 29 si 28. Tuba twanditse twibeshye. Fulgence ati nanjye ndahabaye ikaze muri gitondo. Sara w'amahoro ati igitondo kiza Sara, inyungu y'umuguzi ntayo kuko ahubwo ibiciro birushaho kuzamuka ntayo. Chris Jenner ati bwakeye bavandimwe n'urukundo rwinshi, ahubwo njya nibaza ko hariya muri turi abantu bicwa cyane kandi UPDF na MONUSCO FARDC none bamaze iki? Ibyo nanjye nibyo nibazaga Chris. Bakora iki? Wibaza abaturage barapfa kandi mwagiye aribo mugiye nka UPDF nicyo cyabajyanye. UPDF ni nka FDL muri Congo, kuko abaturage bo muri Grand Nord nibo buzuyemo abayoboke bayo, baranayishira cyo kimwe na FDL. Nyatura abaturage babigiramo uruhari. Yego. Chris Jenner kongera ati iki abahema bo muri Congo nta kinyarwanda bavuga. Babyumvise kinyarwanda niyo bashaka kukivuga bakimenyera kubera ko bahungiye mu Rwanda. Akenshi nge nababonye abahema baza bafite isura neza nk'iy'abantu, ariko ntabwo baje bavuga ikinyarwanda. Ubwo simbizi ariko bariya bavuga ko bakivuga. Ubu ngubu si impunzi nyinshi, igihugu cyose wabamo imyaka 2 uvuga ikirimi cyawo. Ikinyarwanda rero ngubu cyane kandi cyabaye igihugu kibakira ku buryo bumeze neza. Bafite tendency yo kubavuga ikirimi kigeranye n'icy'Abagande. Hanyuma Sara w'amahoro ati Jenny nge MONUSCO nyifata nka minwari mu Rwanda kuko abatutsi bishwe irebera ntacyo yigeze ifasha na kimwe. Ubwo rudahunga bari kuza nandi gusoma ama comment go zaje zigaruka kuri nuza kuri kubyo twagiye tuvuga byinshi bitandukanye. Go daho we ndimo ndakwakira ngo utubwire uko amakuru ameze. Tunasoma comment z'abantu batanze abagiye batanga bitandukanye cyane cyane bishingiye kuri topic wenda reka mirasi kugira ngo byihute. Hanyuma Sara Marati niho urugamba ahubwo rwakara, nibyo ko babibona. Urugamba rugiye kuba ruba imberenge byo rwose agiye gushya. Hanyuma kongera Chris Jenner ati ndabona ari hasi wenda yasubiza guriya. Sara nanone yongeye ati Chris Jenner ati gusa bafite imico ijya gusa nko kwambara imishanana n'ibisabo. Ubwo aravuga abantu muri ture. So Rudawu reka nkwakire comment munazijyamo nyuma. Bimeze bite rero? Mwaramutse ndetse n'abadukurikiye. Uzanye iki rero? Amakuru mbazaniye ari inkuru nuvishe mwavuzeho ya Rura na MTN na nago ndi buyinjiremo cyane, ahubwo ku kuno abantu banditse benshi cyane uburyo bababajwe ni na service mbi. Ari umubirigi uba mu Rwanda yitwa George Herman. Aragira ati ariko ko muvuga MTN Rura, ubwo yabwiraga Rura ati Airtel tugura 4G ikaduha 2G. Hari undi nawe witwa Didi ati kuki buri gihe ubwo yabwiraga MTN ati kuki buri gihe musora amatangazo muri English ngo ibyo ngibyo ni ukudusisibiranya ku mafaranga yacu. Yabwiraga Rura abwira MTN. Ubwo nyine kuri anuza ya Rura yarishyizeho yatagatinze MTN kuki musohora itangazo muri English gusa, ngo ibyo ngibyo ni ukudusisibiranya ku mafaranga yacu. ngo ubuse mu Rwanda habuze umuntu muha akazi wandika mu Kinyarwanda, kuko buri gihe ubona ko basora amatangazo mu rurimi rw'Icyongereza. Hari undi wagize ati hanyuma se iyo serivisi zibaye nabi cyangwa mbi ko abakiriya tuwahombera
iri tangazo ko rimaze imyaka rihita hakorwa iki, ahinduka iki, serivisi mbi za MTN zibazwa nde, ati Rura Rwanda mbona ku bwanjye yaratinze kwinjira muri iki kibazo. Ubwo izo ni abantu bagendaga bagira basubiza kuri iki kibazo cyo hagati ni benshi usibye ko nakuyemo izo message nkeya. Hanyuma Martin Fayulu aragira ati intsinzi yanjye mu matora mu 2018 yaribwe, sinigeze mfata intwaro. Abantu bari kugaragaza ariko ashaka kuba yabona umugati muri no guverinoma nshyashya Kisekedi ashaka gushyiraho, ishobora kujyaho vuba cyane, vuba. Hanyuma reka nkomeze François Beya, ngira ngo muramuzi. François Beya yavuze ngo icyo yazize gituma ubushinjacyaha bwashyizeho igihano cy'umwaka. Murabizi yuko yagiye mu Bubiligi, ari mu Bubiligi, yaragiye ku rwego yakurikiranwaga n'ubutabera ariko ajyayo kubera uburwayi. Yagize ati Kisekedi ngo ikintu nzira ngo nuko yavuze yuko Kisekedi yafite ngo amatama manini kandi ngo akaba akunda kurya ubugari. Ngo ibyo nibyo bamujijije bongeraho igihano cy'umwaka. Hanyuma Suminwa tu ni ukuvuga ngo guverinoma nshyashya, nabonye TV Wembe agaruka cyane ko izaba igizwe n'abakabilisite ndetse n'abakatumbisite. Kubera iki? We nicyo kintu agaragaje mu kanya ngo ku iperereza afite ry'indani icyo akunze kwita câble, ngo izaba igizwe n'abo bantu bigaragara, ariko nuza arimo arashaka kubagusha neza. Kisekedi arashaka kubagusha neza mu rwego rwo kubona umuriro, kuko arikanga kudeta kandi akabona ko Kabila yaba afitemo imbaraga nyinshi cyane, cyangwa se yaba afitemo ukuboko. Senko twibutse abadukurikiye niya shyirahamwe rihuza abanyamadini muri Kongo, ryamaganye imbaraga nkeya za leta ya Kongo n'igisirikare ku bwicanyi bukomeje muri Ituri. Hanyuma Trump yongeye kwita umucunguzi ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo. Ubu se iminsi ukwezi ko gushize akoze iki? Yatangaje ko ngo agiye gutumira, ni wenyine witangarije ko yohereje ubutumire hagati y'abaperezida w'u Rwanda n'uwa Kongo. Nibwo bwa mbere abwohereza se? Mbere cyagiye ubwo yohereje Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari hariya. Ubu rero we yabyitangarije mu magambo ye, avuga ko agiye kubahuza. Nyamara Trump aravuga cyane kurenza gukora. Yongeye kwikoma rero ku gatuza. Nta cyakora rwose yitubeshya. None se yarabatumiye kwirirwa bivuga se, ahubwo natubwire ati barageze mu nzira, ati bari mu nzira bagera Washington. Yatangaje ko ngo baje ku bijyanye no kurangiza amasezerano y'amahoro ndetse n'ubukungu, ariko abanyamakuru cyangwa se abandi aba influencers bakomeje kugaragaza. Nabonye nka Rodriguez avuga ati nyamara nubwo batumiye atari ku kibazo cya Doha kiracyari imbere nge, ntabwo kirakunda rwose. Doha ni ibindi bindi. Mbo ku bwicanyi bwo muri Ituri, Ububiligi nabwo bwagize icyo butangaza, bwamaganye bavuga ko trop ngo bugomba guhagarara, binyuze kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi. Yego. Hanyuma ikindi gikomeje kwibazwa ngo mu masaha 24 igihe ntarengwa cyatanzwe muri mwabigarutse muri ya principe kirarangirana n'uyu munsi tariki 29, ngo ariko imfungwa 700 na n'ubu ngubu za FCM Ventura yakomeje kuvuga ntabwo zirafungurwa. Ibyo twabigarutseho twibaza Ventura yo kuba harabo yatanze kabafungura, inyungu yungutse nizi twabivuze. Twaje no kwibaza kuba yarabivuze ubushize mbere yuko ijya Doha muri faze ya 5, igiye Doha yaba ari faze ya 6. Tuti ko yavuga ko itazajyayo imfungwa zidafunguwe, ibya bihano bikubiho ryategeko rihindutse ko yagiyeyo. Tuvuga ati n'umundi zajyayo, biranashobora ko nabo kavu yazana irekura kandi ikivuga gutyo, kuko nayo yatangajwe imaze kurekura 2,000 abasirikare bageze ku 2,000. Ariko yabonye zero. Nako ni 12, sorry. Bavuga ko bamaze gusohora kuri 12 byari kwande rwa leta. Yego. Ariko yabonye zero, nta muntu n'umwe wabo bigeze bayiha. Yego. Mu kiganiro Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame yagiranye na Masai tubibutse ko ari umunyanigeria,
ukunze kubaka ibikorwa remezo mu Rwanda bigendeye kuri siporo ukunze cyangwa wubatse wubatse kuko yes. uvuze ukunze bivuze ko amaze igihe kinabyubaka ariko igikorwa ngira ngo gihari nicyo batashye ejo bundi kuri stade hafi na stade Amahoro buriya amaze kubaka byinshi kuri Club Rafiki yarubatse kuri nuza ku kibuga cy'imisagara cy'urubyiruko nawe yarubatse ntabwo ari ubwa mbere ubwo n'ibikorwa bya siporo amaze kubaka mu Rwanda cyane cyane yibanda kuri basket rero yabajijwe ngo impamvu wumva Perezida Kagame yarabajijwe na Masayi ngo impamvu ashyize imbaraga cyane mu bikorwa bya siporo Perezida Kagame yagaragaje ko urabona ko hubatswe stade Amahoro na arena yagaragaje ko ngo ubundi ngo gukora ubucuruzi ngo bitari ibintu bye ni ukuvuga ngo Perezida Kagame ibintu by'ubucuruzi ntabwo byari ibintu bye ngo ariko ashyiraho ibikorwa remezo byorohereza abashaka kubukora bose urugero yanatanze kuri stade Amahoro na arena agaragaza yuko ubu ngubu Afurika ishyize imbere cyane cyane bizinesi ishingiye kuri siporo ko rero u Rwanda rutasigara rutabikoze nanone ubwo tugarutse muri Congo amasezerano y'amahame ingingo ya 3 Steve Wemba aragaragaza ko itigeze yubahirizwa ni ya ngingo mesure de confiance hagati yabo kuri icyo kintu cy'ifungwa gufungura imfungwa AFC M23 yasabaga kugezana n'ubu ngubu twari tubigarutseho nta kintu leta irabasubiza bigaragaza rero ko ibintu basinye biracyari ikibazo hagati yabo ntaho uzi niba bizabasha kugira cyangwa se bitazakunda ikindi nicyo twanavuga ko ibi byose nubwo bivugwa bavuga ko babisinye barategura intambara cyane cyane ku ruhande rwa coalition urwo twavuga ku ruhande rw'u Burundi tukavuga ku ruhande rwa FRDC Wazalendo FDLR ndetse n'abamercenaires urumva ko bakomeje kuza Tanzania baravugamo ibihugu nka South Africa baravugamo abantu benshi cyane bari kuko urugamba ruri gutegurirwa mu Burundi ariko bagahuza coordination yabo n'abantu bazawarikare Masisi no mu bindi bice byose bya Sud Kivu niho bari gutegura urugamba nuvuga ngo umugabo w'ingabo za Kongo ahora mu Burundi ndetse n'abafite ijambo muri runo rugamba ahora mu Burundi bakubwira ko na bamwe mu bapoza b'u Rwanda opoza cyangwa se bamwe bita abopoza bamwe barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nabo muri iki gihe bari guhura mu Burundi cyangwa se bakohereza intumwa zabo mu Burundi yego bakomeza tubahaye bonne chance ayo mbahaye bakajya tuzarebe ko bazabigeraho yo gukora iki tuzarebe ubwo impamvu nayo mvuze gutyo nuko nzi ubukaka n'ubuhangange bwa RDF ariko so umwanya wo kujya guhangana n'umuntu arufite rwose nta wapi ni kuri side yawe okay mbo ku makuru ya kure Donald Trump yarayavuganye kuri telefone na Putin ngo amubwira ko ari umusazi ngo ibikorwa akora ngo arashaka intambara uzi ko ubushize yari yamuhaye iminsi 50 ubu noneho yayimanuye yishyize ku 10 Trump nta kereka Trump ukuntu ameze politike ni ukuvuga gusa nta bikorwa none se bwa mbere yavuga ko najya ku butegetsi intambara amasaha 28 none se byarabaye nyuma avuga iminsi 100 nyuma avuga 50 ubu noneho yongeye yagarutse ku minsi 10 na 12 muri tuzabireba niba iby'u Rwanda na DRC avuga byo kuba ngo amasezerano y'abazajya tukaturebe ndimo ndagenda mbikemanga uredi iby'u Rwanda na DRC hashize ukwezi kurengaho iminsi umunsi umwe n'atari iminsi 2 yes none ya minsi 10 bavugaga nayo irarangiye so reka turebe wakomeza igihugu cya Botswana ngira ngo murakizi ni igihugu cy'intangarugero muri Afurika cyane cyane gifata umwanya wa mbere mu kurwanya ruswa ndetse gifite n'ubukungu buri hejuru cyatangajwe ko kigiye kubaka umujyi munini umeze nka Dubai mu butayu bwa Kalahari ndetse cyasohoye n'igishushanyo mbonera cyawo ngira ngo ababikurikirana hafi baraza kukibona kabari igiye kubaka uno mujyi uzaba ari munini cyane wakataraboneka urimo ibikorwa nk'ibyo tubona muri Dubai si igitangaza kubera ko Botswana iza mu bihugu bya mbere ku isi mu gucukura diyama iza mu bihugu rwose ifite ubukungu buri hejuru cyane cyane mu mabuye y'agaciro ndetse no mu mapariki mu bijyanye n'ubukerarugendo iza mu bihugu rwose byihagazeho ikaza no mu bihugu twari tuvuze birwanya ruswa ku rwego rwo hejuru ndetse binafite na demokarasi iri ku rwego rwo hejuru hanyuma indi nkuru nasorezaho ni inkuru yatangajwe na Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 aho yatangaje
ko bamanuye ibiciro ku bitangazamakuru bikoreraho bafashe ndetse n'amacanozi ibijyanye n'imisoro babikubise hasi kugira ngo borohereze itangazamakuru gukora mu bwisanzure. radiyo na televiziyo yes, radiyo na televiziyo n'amashene anyura ku murongo wa YouTube kugira ngo baborohereze gukora mu rwego rw'ubwisanzure ngo bitandukanye n'uko Kinshasa bimeze. yego ayo niyo makuru wabashije kwegera ayo niyo makuru nabegeranyirije. ngayo nguko rero uko bihagaze. Hanyuma Abdallah nawe agaruka nawe Rudanga uguma hano. Jyewe ngiye kuba ngiyeho gatoya na kwari ukuguhostinga ubundi musigare mumbwira kuri Doha murabona bizabasha kuba byakunda mu gihe izi mpande zombi zimeze gutya. Gusa igihe aricyo nuko amakuru kuri teleyo ibaza ko umuntu yabashe kwegeranya. Uyu munsi wari kare masibiratura ariko flow ziri ready bamaze kuba stand by yaba FARDC cyangwa M23. Naha twavugaga bujya kiwe yakuvuga ko M23 nayo ishobora kuba iri mu nzira cyangwa se yarerekejeyo muri bice bya Bunyakiri kujya kwirukana abantu ba FDL ndetse na Wazalendo n'aba bose bari gushaka guteza umutekano muke mu bice iyobora. Ariko mu Burundi naho imyiteguro y'igikorwa cyabo operasiyo yabo ngo kiri gutegurwa kandi ngo gishobora kizayoborwa n'umunyarwanda. Ngaye nguko Abdallah ngo inkorere mu ngata nanjye mwe ku mazi ubundi ndagaruka mu kanya. Wari urimo nyewe ndagusanzemo. Ndagira ngo rero dukomeze ikiganiro cyacu bari kuvuga ibintu wabonye ku ma social medias. Yes. Katimo turavuga akantu inuza Trump yongeye kwikoma ku gatuza. Yego. Ngo rwose ngo niwe Yezu wagarutse wa kabiri. Yezu yaragarutse. Umukiza. Ngo ni umukiza mu bibazo by'akarere. Yego. K'ibiyaga bigari. Yezu wagarutse. Ndabona amashusho si ukuntu byagenze ni internet. Ngira ngo ni internet yagize ariko nta biri gutungana gatoya kugenda bitungana gatoya kuri tekinike baradufasha. Ndabona bisa nkaho bya block gatoya. Yego. Trump ngo yavuze ubwo yarari mu imbere y'abanyamakuru avuga ati mfite ibintu byinshi nagiye nkora. Ati harimo no kuba u Rwanda na Kongo Kinshasa. Hana yikomye ku gatuza ati rwose ninjye Mesiya mwumvishe wa kabiri. Ati nta muntu n'umwe watinyukaga kujyayo. Umuntu ugiye gukemura ikibazo nyuma y'imyaka 30. Yego. Ariko ubwo hagati aho hakaba hari iki hakaba bivugwa yuko hashize iminsi 10 kuva ku itariki 19 kugeza 29 uyu munsi iminsi 10 irarangiye. Iminsi 10 irarangiye. Bari banayihaye bavuga ngo bazaba bageze ku masezerano ya burundu. Ubu ngubu imyaka 10 nani iminsi 10 irarangiye. Bivuga yuko rero mu Gifaransa bya bindi bita compte à rebours hasigaye iminsi 2 ukwezi kwa 7 kurangire. N'ukwezi Trump yari yihaye avuga yuko byanga bikunda uko kwezi kuzajya kurangira yamaze no gushyiraho gahunda yo kwakira aba president. Yanatangaje yongeye gutangaza ko agiye azabahamagara ngo kuri dure ebyiri gufinaliza amasezerano y'amahoro noneho ku rwego rw'aba president ndetse na diro y'ubucuruzi. Ni wowe rero umenyeranye na FCM 23 mu byerekeranye n'ibiganiro bakunda kugira n'abanyamakuru. Icyambere wari ukirimo n'ejo bundi wari ukirimo. Icyambere barababwiye ati amasezerano ya Doha azahagarara niba ibintu 8 dusaba bitubahirijwe. Wari uhari? Nari mari. Hashize iminsi 2 babagiye Doha nta na kimwe cyubahirijwe. Ahubwo bavayo batwereka ibyavuye hehe muri Doha ibyo basinye. Ubu ngubu rero baravuga yuko ingingo ya 3 yari ya principe d'accord nitubahirizwa. Iyo principe ya 3 iyo ngingo ya 3 ivuga ku byerekeranye no gukora icyo bita mesure de confiance, kugarurana ubwumvikane. Bakavuga ati uyu muntu kuko afite ubushake bwo kuba yajya muri negotiation. Ikintu kirimo gikomeye ni guhabwa imfungwa. Ejo bundi rero mu kiganiro
wari urimo bavuze ko ariyo ibyo bita la condition sine qua non niyo condition nitubahirizwa ntabwo barya idoha nta n'inyinya ubona batazajya idoha barajyayo nawe urabyemeza turagendera ku bya mbere barajya idoha ubwa mbere baratubwiraga noneho ngo ingingo 8 niba zitubahirijwe twebwe ntabwo ibya doha tuzabijyamo yego harimo gusaba bari abantu babo bafunzwe yego barangije bajyayo barangije ahubwo bagaruka batwereka ibyo bavanye doha protocole d'accord sur base de principe bazagenderaho rero buriya abahuza yego bashobora kuba babirimo bafatanyije na CICR yego kuba bayifungura bariya abantu ariko nubwo batabafungura bizi metodology z'abahuza na abari abahanga cyane bakubwira ati mwebwe nimworira indege ni muze nabahanga kurusha abahuzwa se uburyo utari umuhanga cyane muri ibyo bintu AFC bayirusha ubuhanga yavuye Bunagana imaze imyaka 5 muri rya shyamba ikaza igafata Bunagana igafata Rucuro ikagira ibuza ubuhanga bwo kumva yuko umuntu utari kuguhereza ibintu muri principe de base ashobora no kubikwima mu gihe mu masezerano ya burundu none se ubu ngubu ko yatanze 2,000 nako izira mfungwa 1,400 ntigire ikintu ubona ahubwo ubaza imibare bamaze ku 12,000 Mekarema abwira 12,000 by'abasirikare ubariyemo bari abantu bose yarekuye yego 12,000 fata mercenaires n'abandi bose 12 birarenga banyuze mu ntoki zabo ati ni mugende niba bavuga ko Sadek yari ifite 8,000 3,000 bya oya Sadek 8,000 kubitamo 3,000 mercenaires sibyo wenda ko anyuze 11 se ukongera 1,400 si 12,800 na urumva rero bararenga 12 sasa abo bose bira yabonye iki si zero kubo yashakaga 700 babo hari numwe bigeze babaha AFCM iyo yumva tuvuga nk'ibi ngibi ntabwo twisembaza ko n'ubundi ntabwo turi muri AFCM ariko yakagombye kumva imibare yacu aho ishingira buriya Israel ibibazo girana n'ibihugu by'abarabu bikikije iyo ifite rumwe usibye n'umusirikare niyo umusirikare aguye mu bihugu byabo intumbi yabo y'uwo musirikare umubiri iyo kugira ngo bayigarure muri Israel hasabwa umuriro wa danger yego none bigasaba ko haba imfungwa zimwe zirekurwa nugibona Hamas se usanga mu by'ukuri umubiri w'umusirikare wo muri Israel ushobora kuba uvunja ubugingo ubuzima bw'abanyapalestine batarenga nk'igihumbi Israel kemera kubatanga kugira ngo ibone uwo mubiri Abdara urakoze kuzana urwo rugero reka nkwibutse uribuka operation bise ngo Prodersi yego yo mu 2006 yego Israel igenjira muri Gaza ikinjira si Jordania aho sikinjira igakomeza ubwo byari byagenze yego ni umusirikare umwe Hamas yari yashimuse yego bamugaruye yapfuye oya bamugaruye muzima oya hari undi none biciyeyo abaturage bajya mu muhanda bavuga ati nta muntu wacu ugomba gushyingurwa ahandi ngende kugaruka kuri uwo umwe yego uzi ikintu Hamas yasaba yari no ukomoka muri abita abafarasha wo muri Ethiopia yego umwe wenyine yego ukiri n'umujene kugira ngo bamurekure Hamas murekure yabaye ngombwa ko ideclara ivuga ati muraduha komanda Yasin uramwibuka ntabwo ari komanda ni Sheikh Yasin umwe watangije Hamas yego yari umubwiriza butumwa bukomeye cyane yari umubwiriza amatwara mucengeza amatwara yarameze nka bayatola yego usibye ko nyuma Israel yaje kumwivugana ariko yaje aherekejwe n'abandi barenga 1,000 basohotse ari 1,000 umuntu wari uzwiho cyane yari Sheikh Yasin yarashwe kuwa gatanu na drone yes avuye gusara urabona ko byibuka ikintu yaricaye mu gatebe uzi ko yari mu gatebe k'igare akagare ikintu cyagaragaye ni inkweto ze twari dutanze urwo rugero kugira ngo tugaragaze ni gute urekura abantu hafi bangana gutyo kuri AFCM 23 bose tubaze
noneho wowe ukaba nta muntu umwe, noneho ku munota wa nyuma ukaba urimo uradekarara uvuga ngo njyewe ntabwo nzasubira i Doha nimuterekura aba ngaba. yego kigiye leta irakugora. ndagira ngo tujye ku byo twebwe tubona. twe turabona bazajyayo. ndabona bazajyayo. icyo ndumva atari cyo kintu cyatuma batajyayo, kuko na mbere batubwiraga ibintu 8 ariko ntabwo byigeze byubahirizwa. bavuga ko ari faze enye, ubu ngubu ni iminsi 10. Kongo nureba ishobora kuvuga iti ariko ibyo twarabyemeye, nibyo tugiye zira zari principe. ubu none tugiye kuganira muri negociation. yego umuhuza akabwira ati nimworire indege muze. bazajyayo rero, dore ko twanabonye yuko nawe n'ibintu biyemereye ibijyanye n'indege, ibijyanye n'amahoteli, byose ni ikintu muhuza. turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. reka tuganire tuvuge tuti noneho nibajyayo ziramfungwa ejo hazaza bizagenda bite? ziramfungwa byanze bikunze uko mbibona mu biganiro uko bazakomeza kugirana negociation zizagera aho zifungurwe, kuko Kongo nayo bazayisaba hari ibintu ugomba kwigoma. ariko ubu ngubu kuvuga ngo ni ikintu cyatuma batajyayo niho nge ntsindagirije. barajyayo rwose. wari uzi ko ziramfungwa Kongo ariyo ishobora kuzitanga noneho nk'ikiguzi cya Bukavu? nabyo buriya politiki Abdallah bari simushaka abantu banyu 700 bafungiye no Kinshasa. none nimudusubize Bukavu bose ndaburiza indege mbagezaho igoma. mudusubize Bukavu, Goma moyegomane mugumane Goma ariko mwe mudushubije Bukavu. kandi urabizi yuko mugani wawe erega niyo ifite noneho ikitanga ibyo FCM turagomba gutanga. yabitangiye ubusa. burya ari gutanga ziramfungwa, hanyuma leta nayo ikagira iki, ikaje kuraba imfungwa zayo kuva ku conflict y'Uburusiya na Ukraine. nujye ubibona. reka twe kujya muri za aho ni ingero tugenda dutanga. none n'uyu munsi menya ejo bundi atarashira icyumweru baherekanye imfungwa. harya intambara iri kurwanwa hano muri ese ntabwo ugendera ku rwego mpuzamahanga. wowe uratanze gusa ntabwo ukoze received. none wa mugana wako kantu usanye n'akantu k'imberenge. none urakeka ko Kongo Kinshasa idafite icyo gutanga kugira ngo ibone ibyo ishaka? wa mugana urakeka itarimo kuvuga ati itaririndirije kubera iyo mpamvu. bitekerezeho bivuga iti njye abantu 700 ni benshi, 700 ni benshi, kandi abantu b'abakadire bakomeye. ubu ngubu AFC M23 ifite ikintu ikeneye. igikeneye kugira ngo ishobore kuba yagidoha. ibyo byo tumaze kubona ko byanga bikunda izagidoha. ni video kandi bira byari principe. twibutse abantu bira zari principe. yego ntabwo yari amasezerano ya burundu. ariko byavugaga ko mbere kugira ngo bigaragaze nyine ko abantu bafite ubushake bazahira mu gufungura nyine imfungwa. impamvu nabivuze ngo byari principe sorry kugira ngo uhite wuzuza igitekerezo no kukunganira. ni ukuvuga ngo M23 ishaka kuvuga ngo ariko ngo twebwe twumvikanye yuko kuzana ubutegetsi aho twafashe bigomba kuganirwaho. abandi ashobora kubabwira no yari principe. ubu ngubu nibyo tugiye kuganiraho, tugiye kubyandika mu masezerano mazima kugira ngo noneho birangire burundu muve muri inuza tubasubiza abantu banyu. none nibamara kugira bati none namwe nimuve hariya mushyira 5 km. okay sawa 5 km muduhereze imfungwa zacu nimuduhereze Bukavu. kuko abandi bazanye umushinga wa 5 km. abandi barashyira ku meza muduhereze Bukavu, hanyuma tubasubiza abantu banyu. 700 ntabwo ari abantu bake. 700 bari kurara tute twubahiriza izo 5 km. yego aho ngaho harimo ntabwo turi Doha. nta nubwo turi hano i Goma ngo tumenye wenda uko abantu batekereza, ariko mu by'ukuri turi gutera imetero. Doha isa nkaho iri kuturya ahantu. turi gutera imetero. reka turebe abacuti bacu icyo bavuye bavuze. Chris Jenny yagiye aganira na Sara Yesu w'amahoro Monisco ntaho itaniye na Minuar. it's the same. wumva bibaze rero Minuar ukuntu yahagazemo hariya. wibuke ko mu gihe cya Minuar nibwo haje icyo bita Gome. Gome yari ya Oyuwa. yego yari igiye hagati irahagarara ya FPR na n'ingabo za Habyarimana. akaba arimo force za FPR akaba na force za
za guverinoma za FAR. Yes, harimo n'indorerezi zaturutse muri Goma. Chris nani Fulgence aravuga ati Kongo yabaye akajagari. Ubu na Mabondo azi abaturage, aje kwica abaturage. Mabondo uramuzi? Mabondo ni groupe nayo yo muri Kinshasa yadukije iri kwica abaturage ariko imaze igihe kinini. Uwitwa Kirori Nice ati yo Mabondo n'abajura nta kintu kirimo. Yego. Noneho Sara arasubiza ati abafungiwe Kinshasa bo uretse Imana yonyine nzababara mbabonye. Niyo diru nyine twavuga. Urumva no kujya gusenga cyane. Abantu 700 ni benshi Abdara. Ni benshi. Ahubwo ku kanuzanye karimo ubwenge kabisa. Bagombaga gukora ku buryo abantu bagiye Kinshasa seyiseri bagenda bahereza nk'ijana. Yes. Bakavuga ati turabaha iyi ngungu imwe namwe muraduhiye. Yego bakagenda bakajya Kinshasa ejo bakongera kazana indi jana. Hakumva ikibazo bari bafite bose barabatanze. Turabizi neza ko abasirikare ba FARDC badafite agaciro nk'aba M23. Ako mu nama Goma baravuze ngo bakora gushaka kugaragaza ubushake. Nta kibazo tugomba no kubumva nabo tugomba kubumva ariko noneho reka tubasabe ikintu noneho. Nibafate FARDC ziri imbere zabo. Bongere bazifunge. Ziri imbere hehe? Ziri imbere yabo. Begire imbere. Nyene bagende bazifate bongere bazifungire ari Goma amasezerano yagombaga kuva ku itariki 19 donc agahenge kare kavuzwe ko gagomba kuba entre 19 et 29 donc gutangira kuyashyira mu bikorwa byagomba kuba hagati ya 19 na 29. Uyu munsi rero n'umunsi wa nyuma bafate FARDC wa mugani wa Mekina n'abakizwa hizi n'abakizwa hizi wakizwa ukanarwana ukarasa n'abapaseri. Yego tekerezo ni byinshi ariko ni byiza biba bituma ko biba bigaragaza ko tutari twenyine muri studio. Yego reka turebe Sara yakomeje kuganira na Chris Jenny. Sara M23 nibahinduke ibyo buntu butiza urugi nibabishyire hasi. Bataza karokeza ninde Sara yitwa Sara ni nk'umukombative ati by'ubuntu no gutango uratanga ibintu byose ntabwo ari byo no ku munota wa nyuma ukavuga ngo ni tutabona abantu 700 ngo umva ni Goma baravuze ngo twagaragaje ubushake twararekuye abo bari bafite nako ingabo za Kongo tubaha guverinoma ngo ariko twebwe na n'umuntu nawe no kuvuga rero ari kintu ngiye nkuze kuvuga muri diplomasi ni muri sinabyaye ahubwo Kongo yise vuga ati mbega abantu beza tubaretse nanjye nga rero nzagukubitira nuza takre. Ntabwo Kongo yigeze vuga ko yavuze ko M23 ari abantu beza. Oya kukubaha abo bantu se urumva yabonye ko ari abantu batari serieux. Oya kugira MONUSCO yirukanwe abone Christian yaratangiye kuduhereza astuce yo kwirukana MONUSCO. Biragoye kugira ngo MONUSCO irukanwe bizavana n'ubuseriye bwa M23 izabe iri gukora. Biragoye kuko no mu Rwanda minuari ntiyari kugenda iyo u Rwanda rutihagararaho ngo rubatumure niyo bizaturukaho. Chris Jane arakoze ariko impamvu mu Rwanda byashobotse no ko FPR yaramaze gufata ubutegetsi ariko ababo bari mu ntuza mu ntara ebyiri wabirukana gute? None sibura nta butegetsi bayifitemo kereka hano bavuze ati noneho hari igenze ni mutahe ariko igihe bataragera Kinshasa baba bitwa ko ari leta. Ntabwo wakwirukana ku butaka bwa Kinshasa umuntu utatumiye. Sisa biragoye. Sara M23 nibe serieux cyane mu kazi ifite naho bundi simbona neza ejo hazaza pe keretse niba itwereka bimwe ikadukinga ibindi. Wabyumvise nanjye nane dukwibaza mu byukuri koko umuryango ishyaka cyangwa se umutwe wa gisirikare wa FCM 23 watinyuka ikikora ugafata abantu 1400 ufite abantu 700 urumva c'est la moitié yabo batanze ikabikora itanabwiye ati do mufite abantu banjye mumpereze aba n'ubuntu butiza urugi. Oya ntabwo ari ubuntu Kinshasa n'impamvu ivuga iti rero okay
kuri ako kantu wari uvuze ati Mm. ndababaha rwose iragera doha ivuga iti njyewe rwose ndabashyira hano ariko nimwegere inyuma mwegere inyuma mugere mukuremo muduhe umujyi wa Bukavu kugeza n'iki ku kibuga mugarukire hariya ubundi mu gitondo murate mubona abantu banyu 200 baragwa ku kibuga cy'indege cyane igoma ntabwo turi Doha ntabwo turi Doha niko turi kubibona Fulgence ati ndibaza aba banyapolitiki bari mu bitura bakora ibi bintu bagishije inama ubundi se Makenga ababizi nta kintu cyakorwa Makenga atabizi ababizi Fulgence nawe koko Jenny arayati bitura rero ntizajya irira mu gihe ariyo ishyiramo umwanzi imiyaga nyinshi nibatisubiraho karaba bitura ubona yarabaye leta ahubwo leta ibinyeshyamba iri kuryoherwa bitura leta yabaye inyeshyamba urumva FRDC iri kwamagana ngo abaturage ariko imitsindire ya leta idepanda no kwitwara n'undi kinyeshyamba uri kurwana n'inyeshyamba ntabwo wakwitwara nka leta ubwo M23 yibeshye ibyigo bakoresha yagombye kuba inyeshyamba kurenza uko iri leta nabonye umujournaliste Rodriguez avuga ngo FRDC yamaganya abaturage kandi ari bo biciwe none ngo leta yabaye inyeshyamba none M23 iba leta ahubwo urebye swati baravayo bemeranyije igihe bazazifungurira swati baravayo bemeranyije ko M23 isubira ahantu hanini inyuma kugira ngo ihabwe izo mfungwa ibyo bya kilometero 5 hagati yabo niyo M23 bitubwiye ntabwo tuzi Kongo icyo ivuga ariko ibigaragara cyo nuko hari ubuzima bw'abantu 700 buri anje bagomba kurekurwa niba mu by'ukuri M23 ibitayeho iraza kugira icyo itegeka Kongo Kinshasa ibitabyo Kongo Kinshasa ibategeke ahubwo katugereze turebe buri umuntu ufite imbaraga zo gutegeka ninde ni Kinshasa kuko ni ifite imfungo murakoze rero nshuti mwakurikiranaga Bwiza TV na bwiza.com mwari muri kumwe na Abdara Jean Pierre na Rudahonga Desire ndetse na Meki Kayiranga wagiye kuruhuka gatoya asigaye duhane rendez-vous ejo mu gitondo turashimira abantu benshi batwandikiye mu message harimo n'abashyashya bagiye batangiye kuza babonye karibu rwose wabonye nka Sara Sara namukunze cyane ari active nabonye nundi umushya nabonye ariko ye Eugene Kajuga nawe wa mbere mubonye warusanzwe umuzi karibu Kajuga ku bitekerezo reka numve akajambo ka Chris Eugene ati ariko ye ko igihe cyangora se Kinshasa yazindukiyeyo yizeye guta u Rwanda mu mutego kuko u Rwanda rwo rwari rwanze kujyayo ubwo Kinshasa yungutse iki nta mutego mbonye bateze M23 barakoze rero murakoze umunsi mwiza rero icyo twabwira mu kanya saa sita dufite ikindi kiganiro gisanzwe gihita isi n'abantu aho tugaruka kuri ubu busesenguzi bwa politike n'amateka mpuzamahanga karibu rero